telefone masha Allah tabarakallah irimo amayinite y'ukwezi, harimo no guhamagara by'ukwezi. Iyi ngiyi ni imamu y'itanga. Hano ku bantu bahawe nimero bakurikira icyicaro, hano harimo nimero. Ubwo nimero ari bukuremo imamu akayivuga igahora n'umuntu uyifite, ubwira bariye inshallah. Qadarullah. Reka twumve inshallah. Imamu niyizire arebemo, nakuramo nimero kuramo utarebye. Ikibazo gikurikira, vuga ibintu bitatu, vuga bimwe mu bintu bitatu mu mumaro wo gutanga isadaka. Ibintu bitatu mu mumaro wo gutanga isadaka. Iyo utanze isadaka, reka twumve uyu mwana ndabona amanitse abandi bataramanika. Ni akahe gaciro ko gutanga isadaka? Ibintu bitatu, mbese ibyiza bitatu byo gutanga isadaka. Imana irakwishimira. Igakorera ibyaha. Ndetse kandi ntihari igihe bazabara n'umuntu akagufasha. Allahu Akbar. Ikibazo kiroroshye. Ibintu ufata igihembo cyawe. Allah arakwishimira. Ukurirwaho ibyaha. Ukurirwaho ibyaha. Umwana watwara igihembo. Mashallah. Twikome. Ubuyobozi bw'ishuri rya Institut Islamique Al Hidayah rizwi nka Mahadir riherereye mu murenge wa Nyarugenge, akarere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, bunejejwe no kumenyesha ababyifuza bose ko bwatangiye kwandika abanyeshuri bashya mu mwaka w'amashuri 2024-2025. Kwandika abanyeshuri bikorerwa ku kigo mu minsi y'akazi kuva saa 2 kugera saa 8. Ibyo wiyandikisha agomba kwitwaza, hari indangamanota y'umwaka wa 6 w'amashuri abanza, amafaranga 5,000 yo kwiyandikisha. Ibindi bisabwa umunyeshuri abimenyeshwa ageze ku kigo aje kwiyandikisha. Tuboneyeho kwibutsa ababyeyi ko ikigo gisigaye gifite amacumbi, babandi baturukaga mu ntara batabashaga kubona aho bacumbika. Ubu ngubu ikibazo cyarakemutse muri Institut Islamique Al Hidayah. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri nimero 0785174176 cyangwa kuri 0788633978. Bienvenue dans notre école Institut Islamique Al Hidayah. Welcome to Institut Islamique Al Hidayah. Karibu katika shule ya Institut Islamique Al Hidayah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله على نبيه المصطفى محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومقرئ القرآن مع محبه. أما بعد، tubanje kwikinga kuri Allah subhanahu wa ta'ala ngo aturinde shaytani wavumwe. Tubanze izina ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Mu by'ukuri uri banje gahunda ze zisakaramo umugisha, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko muri iki cyicaro dukomeje Allah aduhundagazaho umugisha. Allahumma amin. Turamushimira Allah subhanahu wa ta'ala we kubw'ingabirize ibyiza nk'ibi bigerwaho, dusabira amahoro n'imigisha ko byasakara ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, nabiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikiza kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha kuba muri abo. Allahumma amin. Tutibagiwe rero umuntu wese ufata umwanya agasoma Qur'an ko Allah yamuhundagazaho imigisha ndetse n'umukunzi wawe. Amma ba'd, nyuma y'ibyo rero nk'uko twari twabivuganye inshallah, uno munsi ari umunsi w'ibihembo mu byicaro 10 tumaze kwiga mu gitabo cy'ibyicaro 40. Uno munsi akaba ari umunsi turangije igice cya mbere cyangwa se faze ya mbere y'ibyicaro 10, hakaba hasigaye ibyicaro 30. Kuri uyu munsi wa none rero akaba ari ibihembo. Dusabira Allah subhanahu wa ta'ala uwagize uruhare rwose mu gutegura ibi bihembo, ndetse n'uwo ari we wese wifuza ko ibi byicaro byiza byazana ibyiza byinshi. Hari ibyiza byinshi rero dukura muri ibi byicaro. Ibi bihembo mubona ntago ari ibihembo binini cyane. Ibyo dutezeho ibihembo byinshi ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tajiduhu inda Allahi khayra wa a'zam ajra. Tubisanga uko Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala
ari byiza kandi bifite umusaruro uhambaye. Kubw'ibyo rero nk'uko rero ibihembo byari biteguwe, harimo ibihembo ariko bijyanye n'ikizami kizajya gihabwa umuntu yatsinda akabona ibihembo, hakaboneka n'amatelefone masha Allah tabarakallah nk'uko muri kuyabona ari buhabwe insha Allah uwo Allah yayageneye muri iki cyicaro, ariko by'umwihariko tukibaza ku bantu bakurikiye ibi byicaro 10 no ku bantu bagerageza gukurikira iki cyicaro online cyangwa se kuri YouTube gicaho ibyicaro 10 biri kuri YouTube. Khalifa 200 Khalifa Rwanda, hari na WhatsApp, hari group ya WhatsApp ku muntu ushaka gukurikirana ibi byicaro ndetse na summary cyangwa se n'incamake y'ibi byicaro. Group irahari yitwa ibyicaro 40, ushaka kuyijyamo wese ahawe ikaze. Kubw'ibyo rero ibi bihembo ni ibihembo byagenewe abantu bari butsinde ikizame cyangwa se bari butsinde ibibazo bigiye bitandukanye, hakabonekamo rero n'ibihembo bikuru nk'uko mwabibonye amatelefone, smartphone. Si nibyo gusa, harimo telefone imwe, harimo amayinite y'ukwezi yo guhamagara telefone ushatse zose, ndetse na internet y'ukwezi yo gukurikirana ibintu byinshi, ndetse by'umwihariko gukurikirana ibi byicaro 40. Hakabonekamo na hano harimo uduhembo masha Allah tw'umwihariko ku bantu bagiye baboneka muri iki cyicaro badasiba insha Allah, nabyo turi buze kubigeraho. Ntabwo ari ibibazo gusa turi bubaze gusa, hari abo turi bugenere ibihembo bitewe n'uko bakurikiye iki cyicaro kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 10. Ubwo ni ibyumweru 10 bakurikira iki cyicaro. Muri ibyo byumweru 10, iminsi 10, muri iyo minsi 10, muri iyi saha imwe n'igice tuba dufite turi kuganira ku byiza. Kubw'ibyo rero hari ibibazo biri buze guhabwa, uwabisubiza neza nk'uko biri arahabwa igihembo hano insha Allah. Nanone uri busubize neza insha Allah bitewe n'uko yakurikiye ibyicaro arahabwa telefone. Nanone indi telefone irahabwa abantu bitabiriye ariko mu buryo butari ubwo kubaza, mu buryo bwo guhitamo. Ni ukuvuga ngo murafata amanimero, ayo manimero uwo turi buze guhuza cyangwa se turi buze gufata nimero igahuza niyo afite, nawe arayisindira, ariko sharutu nuko yakurikiye ibyicaro 40 cyangwa se ibyicaro 10. Ubwo rero insha Allah ndaza gutangira cyangwa se tukaba tugiye gutangira bi'idhnillah tubaza ibibazo, hanyuma ushaka gusubiza akamanika akaboko. Nimba ubizi uramanika akaboko, ariko nutu umwanya cyangwa se nurya umwanya wo kuba ushaka gufata igihembo gusa umanike ku bintu utazi, kubera ko ibi bibazo tugiye kubaza biri baze cyangwa se biri based n'ibyo twigishije mu byicaro 10 inshallah. Nimba koko ikibazo kizi neza fabiha wa ni'ma, ariko nimba utakizi wizamura kugira ngo utarya umwanya no kugira ngo ubone igihembo, kubera ko uri buze kukica na gihembo ari buze kubona. Nanone insha Allah ibi byose nta yindi mpamvu no gukorwa kugira ngo tubashe kumotiva abantu mu byicaro byiza nk'ibi ngibi, ndetse tubashe no guha bamwe mu bantu ibihembo byabo nk'uko biba byagenwe bi'idhnillahi ta'ala. Ubw'ibyo rero duhereye utangiro ry'iki kizame, ibibazo ni ibibazo bigera kuri 20 gusa, ibibazo bigera kuri 20 gusa. Umuntu uri usubiza igisubizo neza bi'idhnillah arabona igihembo mu bihembo dufite hano inshallah. Mbere na mbere yo gutangira ndagira ngo banze mbaneho ibihembo 3 bitari buze guharanirwa, kubera ko birahabwa abitabiriye gusa. Dutangiye ku kibazo cya mbere rero. Ikibazo cya mbere kiragira kiti vuga qiswa
ya Abu Huraira na shaytan, unavuge nyuma y'iyo qissa ese niki cyabonetse cyangwa se niyihe aya yabonetse. Qissa ya Abu Huraira hamwe na shaytan, unavuge nyuma yaho niki cyabonetse. Icyo nicyo kibazo cya mbere. Ugishobora neza hano arahitamo igihembo inshallah. Naam, reka twumve. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza warubajije shetani yabasa yubayira kugira shetani kwa agiye kujya kwegera Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Imam anamwambia ngo bakubwira aya wagisoma ile kumunsi wose ugeze neza cyangwa se ikomeye ushinzwe zose imbere y'Imana wataha. Imana iramubwira ngo iyo ibaye ntayi Naam, ahsanta barakallahu fik. Icyo nicyo gisubizo inshallah. Rero igera hano tuguhe igihembo hano biidhnillah. Jazakallahu khair. Murabona ko ibihembo bitangiye gutanga. Rero mutyaza ubwenge inshallah dukomeze. Rero igera hano tuguhe igihembo hano biidhnillah. Jazakallahu khair. Murabona ko ibihembo bitangiye gutanga. Rero mutyaza ubwenge inshallah dukomeze. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti ni irihe jambo iyo urivuze uvanirwaho ibyaha kabone niyo byaba bingana n'ifuro ryo ku nyanja. Ninde wamanitse mbere? Reba w'inyuma sanzwe yitabira ibyicaro. Wowe w'inyuma muhemiko. La reka uyu ni umusore twumva. Naam, asante barakallahu fik. Twize mu cyicaro ko umuntu uvuga subhanallah wa bihamdi inshuro zingahe? Inshuro 100. Avanirwaho ibyaha kabone nubwo byaba bingana n'umusenyi wo ku nyanja. Jaiz. Jazakumullahu khair. Abantu bakurikiye bicaye bagakurikira ibihembo biri kuba ibyabo. Icya gatatu kiroroshye cyane ndumva nagisimbuka, ariko reka nyivuge. Ni iyihe aya iyo uyisomye nyuma ya buri swala ikiba kigutindije arabatangiye kumanika nararangiza ikiba kigutindije kujya mu ijuru ari urupfu? Ni iyihe aya iyo uyisomye nyuma ya buri swala y'itegeko ikiba kigutindije ari gupfa? Hanyuma iyo aya urayitubwira inshallah. Witabira ibyicaro. Reka rimwe na rimwe reka wamanitse mbere twumve, urayitubwira unayidusome. Isomwe ite? الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما شاء الله تبارك الله. جائزة. ما شاء الله. يا من ستترى نراني زي جسمي. إن شاء الله reka tujye mu basaza sasa. Reka duhe umwanya abasaza. Naam. Subizo s'abasaza baragishoboye. Naam. Idua igira iti Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husnu ibadatika, isomwa ryari isobanuye iki? Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husnu ibadatika, isomwa ryari isobanuye iki? Reka ndashaka abasaza kwacu. Ese ari uyu n'uyu mukuru ninde? Naam. Dua kuja kusoma Isra dua Sallallahu alaihi wasallam. Tapi usahaja hawa tukapenye nusaha kukiza kusali tasbih. Ya subhanallah, Allahumma a'inni ala dhikrika ala tasbih dhikruka wa shukrika nukusingiza wa husni ibadatika nukutunganya ibada. Ahsanta, barakallahu fik. Nubwo ibisubizo bisobanuro bidasobanuye neza ariko mashallah tabarakallah, igihembo cyawe. Naam, tugiye ku kibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kiragira kiti vuga ibintu bitanu mu bintu 13 twize dukura cyangwa se mu nyungu, muri ibyo bitanu dukura mu nyungu zo kuza cyangwa se zo kuba uhari mu musigiti hagati ya adhana na iqama. Bamaze gutora adhana, wageze hano muri uwo mwanya twavuzemo ibintu 13. Ibyo bintu 13 ndashakamo bitanu gusa. Ni izihe nyungu ku muntu wazindutse gutyo ashobora gukuramo muri uwo mwanya? Ndashaka abatari basubiza kugira ngo dusaranganye ibihembo inshallah. Reka turebe umusaza hano. Uretse baguhe mikoro twumve. Wa alaikum salam. Igihe ugeze mu musigiti imbere gusa sunati musigiti rakavimasa, ni icyo ni icyambere. Ndashaka bitanu ushobora gukura mu nyungu zo kuza mbere. Ubwo inyungu ya mbere tubonye ko ushobora kubona chance cyangwa se umwanya wo gusari sunna tahiyatul masjid. Ikindi, mbere yo kugira ngo ubashe kugira aho ngaho urabanza ugatabaza, warangiza gutabaza noneho ugakora n'ijya yo kujya ku musigiti gusari ku musigiti ariko ukazare ukazare. Nama sinzi nimba wumvishe ikibazo cyane. Ikibazo kiravuga ati ni izihe nyungu z'umuntu wazindutse hagati ya iqama na ya adhana na iqama, inyungu ashobora kurusha undi waje akererera. Twabonye ko umuntu asari raka ebyiri za tahiyatul masjid,
ubwo wakerewe abazihombye siko bimeze. Tubwira ibindi kuko n'uwakerewe aratabaza akasara. inyungu ubona irahari kubera ko wahagereye igihe giteganyijwe. Aha, inyungu ni niyo nshaka. Inyungu nizo wasaba ubona kurusha bariya baje bake. Isawabu ubona ku baje bakerewe izihe specifically, by'umwihariko ni izihe? Izo nizo nshaka. Turabizi twese ko umuntu waje mu musigiti hari amasawabu arusha abandi kubera ko we yazindutse. Ibyo nibyo dushaka kumenya, izo nyungu ni izihe? Wavuze kimwe gusa mu byiza mu bintu bitanu. Masha Allah, umusaza yagerageje ariko ntabwo bihagije. Reka mu bantu bamanitse mbere nabonye uyu. Bismillahirrahmanirrahim. Icya mbere harimo kuba umubiri yarezemo umusigiti asari yarasoma ya mbere n'abatizwa. Icya kabiri harimo kuba batora abandi mu musigiti ukabuzwa zo kuba bagisubiramo bakubwiye batari abagasubiramo. Icya gatatu harimo kubona ituze Allah yohereza abageze mu musigiti imbere akabahereza abamarayika bakamukikiza bakamuhereza ituze kuko ari mu musigiti. Icya kane harimo gukora azikari igihe wicaye mu musigiti utegereje iswara. Icya gatanu ushobora gusoma Qur'ani nanone mu gusingiza Allah. Ya salam. Usanzwe witabira ibyicaro? Birumvikana. Iyo umuntu yitabira ibyicaro ahita amenya ibyo ibishatse gusobanura. Jazakumullahu khair. Icyo nicyo gisubizo. Umuntu waje kare afite amahirwe menshi. Twarebye ibintu hafi bigera muri 13 arusha wakerere. Murumva ukuntu agiye abisobanura, wenda ntabwo turi bitindeyo, turi mu bibazo inshallah. Aho bitangiye kugabanyuka byashizemo. Twikomereze. Tugeze ku cya kangahe? Ku bantu bari gukurikira cyangwa muri kwirebera ibihembo gusa? Ku cya kane? Cya gatandatu. Hari umuntu ukiri ku cya kane. Icya gatandatu, sunanur rawatib ni zingahe? Zivuge. Sunanur rawatib ni zingahe? Zivuge. Reka usanzwe witabira ibyicaro? Witabiriye kabiri? Hari umusaza hano twakomeje gusimbuka urihangana, hereze uwo muvandimwe. Sibyo ko atari n'umusaza n'umusore. Alaikum salam. Ni zonyine? Ni ukuvuga ni umubare ni kangahe? 12. Aha, twatangiye. Raka ebyiri qabla al-fajr. Aha. Qabla al-dhuhr. Ubwo zibaye zingahe? 8. Baada أحسنت بارك الله فيك. جاهز؟ ما شاء الله تبارك الله.
twikomereje n'ibihembo byacu. Ibibazo bitangiye gukomeraho. Iki kibazo kirakorwa n'umuntu wicaye agakurikira isomo. Ikibazo cya karindwi kiragira kiti: vuga inama eshatu intumwa y'Imana yagiriye aba basahaba batatu, Abu Dharri, Abu Hurayra na Abu Darda. Abasahaba batatu, Abu Dharri, Abu Hurayra na Abu Darda. Komoni ari harum na tatwumve. Guhozaho salatu duha. Naam. Sari witiri no gusiba ya misi tatu ya mbere ya kwezi. Ahsanta, barakallahu fiki. Sisi nani mwasibi twiga icyo kintu. Naam, ngwino ufate igihembo cyawe inshallah. Naam. Ahsanta, barakallahu fiki. Inama ikomeye intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yagiriye abasahaba batatu mwayumvishe. Gusari salatu duha, gusari salatu witri no gusiba iminsi itatu ya buri kwezi. Twakomeje, byatangiye gukomera. Intoki ntabwo ziri bwongere kuzamuka. Ariko harimo n'ibyoroshye inshallah. Iki cyo kiroroshye, umva nagisimbuka. Icya munani kiragira kiti: salatu duha ni swala ki, itangira ryari ikarangira ryari? Reka twumve umusore. Reka twumve abataramanika, abatarasubiza tu. Naam, turakugarukaho inshallah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Minota ingahe? Naam. Karangira mbere yuko salate azuhuri injira. Ahsanta, barakallahu fiki. Wari wakora iki cyicaro? Naam, ahsanta, barakallahu. Igihembo hagati y'iminota 10 na 15 izuba rirashe, na hagati y'iminota 10 na 15 mbere yuko basari salatu batoragana ya salatu azuhuri. Naam. Twakomeje n'ibihembo byacu. Hasigaye bingahe? Hasigaye bike cyane. Hasigaye ibi bikuru ndashaka inshallah imamu na naibu imamu aribo babitanga inshallah. Nawe turareba uburyo turi ubitanga inshallah. Telefoni imwe irabazwa ikibazo ariko gisa nk'igikomeye. Ikindi iza nimero inshallah z'abantu basanzwe bitabira. Ikibazo nicyo ndi bubaze, nkaza gutanga telefone kagisimbutse. Ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10: qiyamul layli. Qiyamul layli itangira ryari, igizwe na raka zingahe? Mzee kutamanika. Ese ndebe neza. Reka twakire umusaza turi. Tagira raka zingahe?
11 ikibazo akishe. Reka turebe undi hano ari umusore wamanutse, reka twumve uriya w'ikanzu y'ubururu. Waalaikum salam. Wakishe, barugerageje. Reka twumve uyu mwana ariko urabizi, reka twumve umwana inshallah. Nyiraraka eshatu, ebyiri n'imwe ya witiri. Ebyiri n'imwe ya witiri. Warugerageje ariko wapi? Iki kibazo kirasubizwa n'umuntu wicaye hano turi kwiga. Aha, amaboko atangiye kugabanyuka, reka twumve. Warugerageje. Tangira mangadi arangira ifashirije igira akaziga agira aka shobora bakoresha tu 11 kutigiha wari ubikoze ariko wakishe. Ninde wundi wamanitse? Reka twumve uno w'ikanzu y'ubururu. Yamanitse kari. Reka ikibazo kiri buze kikurikira turahita tukubaza. Ubwo Alaikum salam. Naam. Ahsanta barakallahu fi. Qiyamul layl tangira ba'da al-maghrib ikarangira ryari? Naam, ahsanta barakallahu fi. Umuntu utarakuri iki cyicaro rwose uhita ubivanga. Ahubwo abantu bahita bibaza ati ngo bimeze bite, ahubwo qiyamul layl imeze. Naam, iki nicyo kiza cyo kwiga no kwicara ukiga inshallah. Naam, twakomeje. Ikibazo kirazwe uriya musaza sinzi nimba ari wigishoboye. Ikibazo kiroroshye cyane. Ni ryari qiyamul layl ifite imbaraga kurusha ikindi gihe? Ni ryari qiyamul layl ifite imbaraga irusha uburemere? Ni ikihe gihe qiyamul layl yacyumvise? Ahsanta barakallahu fi. Igihembo cyawe. Naam. Ibindi ko mbona byoroshye kandi hasigaye ibintu. Hasigaye ibihembo bisa nkaho ari 2. Naam. Ikibazo gikurikira mu bibazo 20, subhanallah, ndabona hari ibyo ndi bugabanyemo kuko ibihembo byatangiye gushira. Ya salam. Murumva ko ari byiza. Ahsanta barakallahu fik. Allah kwishimira. Naam, ibihembo nibishira reka noneho sinsimbuke ngende ku murongo. Nibishira turakomeza inshallah. Utsinda mituye 500. Allah kwishimira. Naam. Uko niko dufatanya inshallah. Nibi bihembo twagiye dufatanya n'abantu
na ikibazo gikurikira, vuga ibintu bitatu, vuga bimwe mu bintu bitatu mu mumaro wo gutanga isadaka. Ibintu bitatu mu mumaro wo gutanga isadaka. Iyo utanze isadaka, reka twumve uyu mwana ndabona amanitse abandi bataramanika. Ni akahe gaciro ko gutanga isadaka? Ibintu bitatu, mbese ibyiza bitatu byo gutanga isadaka. Imana yakwishimira. Aha. Ugahurira ibyaha. Naam. Ndetse kandi nawe hari igihe bazabara n'umuntu akagufasha. Allahu Akbar. Ikibazo kiroroshye. Ibintu ufata igihembo cyawe. Allah arakwishimira. Ukurirwaho ibyaha. Ukurirwaho ibyaha. Umwana watwara igihembo. Inshallah. Twikomereze. Asigaye igihembo kimwe. Hakaba hari n'ibindi bya mitu inshallah. Aha, ikindi nacyo kiraza kigaruka ku sadaka. Ni ryari byemewe gutanga isadaka mu ruhame? Ni ryari byemewe gutanga isadaka mu ruhame? Reka twumve, ndabona nta muntu uri kumanika. Isadaka uyitanga mu ruhame bitewe no kugira ngo ukangurire abandi gutanga, kugira ngo bayihurire umusohoka, maze bakunde gutanga kugira ngo bigakomere. Biremewe gutanga isadaka mu ruhame, ni ukuvuga no mu mpamvu zituma gutanga isadaka mu ruhame ni ukugira ngo Allah akore iki? Na kugira ngo ubimburire abandi, atari ukugira ngo abandi bakubone ko uzi gutanga. Ni ugutanga kubera Allah, ariko ugatanga kugira ngo bibe impamvu yo kugira iki? Yuko abantu bashobora nabo kuba bimburira. Bikaba byaranabayeho ku gihe cy'Imana sallallahu alaihi wasallam, isadaka yatanze bwa mbere anatanga bigaragara kugira ngo abandi nabo batange. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iramubwira, turabona ibyiza by'uri buze gutanga nyuma yawe byikubye. Twakomeje. Ikibazo samani sawa. Inshallah Allah amwishimire, aragifasha, ariko aravuze ati undi uri bugisubize niwe nyihariye inshallah. Abari hafi ahubwo aze kukimwihera inshallah. Aha, twagiye 14. Vuga isomu y'umugereka. Bishatse kuvuga iki? Vuga noneho isomu zitandukanye zigera muri 5 ushobora kuvuga izi somu ni isomu z'umugereka. Nagihembo naguhaye. Turashaka undi utabona. Turashaka undi. Urashaka gusubiza? Reka tuba amahirwe Said. Isomu y'umugereka bishatse kuvuga iki? Unatubwire zimwe mu masomo y'umugereka ngiyi iyi nayo bayita y'umugereka gutyo gutyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Isomo y'umugereka ibyo yabashaka kuba n'abaziho. Iyo kuva kuwa mbere no kuwa kane. Ukagira no kufunga ziriya suna iminsi 3 mu kwezi. Hanyuma ukurikiza uko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atwigisha. Uvuzemo 3. Avuzemo 2. Uvuze iyo kwa mbere no kwa kane. Iyo bayita isomo y'umugereka. Hakaza na beyi. Ni ihe yindi isomo yitwa umugereka? Isomo y'umugereka yindi wabuze 6 Shawwal 3. Na 6
na kuwa mbere no kuwa kane beda sitatu shawwal harabura ibintu bibiri. Allahu akbar. Said na Ashura kane no ku munsi wa Allahu akbar. Ziruzuye ariko akira igihembo cyawe ngwino kimwihere cyari cyane ariko menye ubi downloading Masha Allah tabarakallah. Ibihembo birashize none hasigaye amayinite twakomeje. Uzuza iyi mvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Ndayivuga mu Kinyarwanda. Buri bikorwa bya bene Adamu bashobora kubibarura, ariko barashaka umuntu utabonye igihe. Reka turebe umusaza mwihanga. Aha, ntabwo numvise. Aha niyo yihariye Nyagasani. Allah yabivuzeho buki. Iyo ni hadithi al-Qudsi. Buri bikorwa bya bene Adamu bishobora kubarurwa nabo, ariko sivyo saumu hakomeza uzuze dan nibyo ubisobanura. Aya mbese urasa nk'ubisobanura ariko ntabwo wujuje interuro. Reka twumve wabanje inshallah. Biryo muri hadith yongeraho akavuga ati wa anahageze ibi bisobanuye ndetse nanjye kugihembera tubisiba musima. Masha Allah. Wegera umuvandimwe aguhe biture akore ku kanyenyeri. Twakomeje inshallah, tugeze ku kibazo cya kangahe? Cumi na gatanu. Ikibazo cya 15 kiragira ati vuga ibintu bitanu ushobora gukora bikaguhanaguraho ibyaha. Ibintu bitanu ushobora gukora bikaguhanaguraho ibyaha. Hari uwazamarika ashidikanya, reka tumubaze inshallah. Uri kureba kuri telefone? Okay. Uyu musore inshallah. Santa barakallahu fi. Icyambere iyo Santa barakallahu fi. Iyo uri ugashimira Allah guhanaguraho ibyaha. Hari abatari babizi mu byicaro dusanzwe tuganira hano. Na cya gatatu ukavanwaho ibyaha 100 n'ibindi byinshi. Sawa. Kane ukwakira ubusabe bwawe, ariko iyo ugeze mu musigiti ryari nacyo kirimo kugera mu musigiti kare. Allah akubabarira ibyaha kuko abamarayika bari gukora iki? Kugusabira impuhwe z'Uwiteka Allah subhanahu. Aha icyanyuma ugahuza n'abamarayika. Masha Allah, uriya nawe yagikoze. Usanzwe witabira
birumvikana, niyo mpamvu navuze ko aha ibihembo bibona abitabiriye. Na ubwo umuvandimwe nawe uraza kumwegera guhe inshallah. Na arakora ku kanyenyeri. Hanyuma twakomeje 16 tugiye kuri ya dua. Iyo dua wavuze ese ni iyi? Hari dua twize hano iyo umaze kurya. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati man qala hina tafarraha min at-ta'am, umuntu uzavuga iyi dua amaze gukora iki? Amaze kurya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah azamubarira ibyaha byose byabaye. Iyo dua twarayize ni iyihe cyangwa nyisimbu? Nagariyo wabonye igihembo? Reka twumve umuvandimwe. الدعاء اللهم أطعمني واسقي من سقاني واغفر لهم وارحمهم. Aya ntabwo twayize gutyo, twarayibagiwe. Reka turebe. Hari abantu batangiye kureba kuri Google rwose, mwihangane. Wapi? Reka twumve uyu. الحمد لله الذي وفقنا وسعنا وجانا. الحمد لله الذي وفقنا وسعنا وجانا من المسلمين والحمد لله رب العالمين. Agariyo twize rwose. Nta muntu yizi cyangwa icyo kibazo gisimbuka. Ikibazo yubatse. Reka twumve ariko nta gihembo turi bugure. الذي أطعمني ورزقني من خيره ومن خيره من قوة. Arugerageje ariko wapi, no kureba aho biranze bajya ushungaho biko byari. Barugerageje. Ndabona iduwa yanze. Kubera iki mutayitwaje kandi ihavanaho ibyaha byose? Nanayisubiyemo cyane. Alhamdulillahi alladhi. Reka twumve ikibazo nabona yanditse. الحمد لله الذي أطعمنا هذا ورزقني من خير قوله ولا قوة. Santa barakallahu fiki. Iyo ni dua uze kureba umuvandimwe agukorere kuri mu kanyenyeri inshallah. Iyo niyo dua. Iyo dua uyisoma umaze kurya, niyo waba uri mu marangi ariko ukajya ahantu hatari umuziki. Kuko iyo uri kurya harimo umuziki yu'tabaru kufru ni'ma. Ibyo twarabyize, abandi ntabwo babyumva. Ukirira mu marangi neza ukishyiraho iyo dua, Allah arakubabarira ugataha ufite kirda, ibyaha wanabisize mu marangi. Barakallahu fiki. Igihe cya adhana kirageze, nyuma yaho inshallah turakomeza. Dore jazakallahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la
إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلاة القائمة أنت محمد وسيلة وأثم مقام محمود الذي وعدت أنك لا رضيت بالله والله والإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. dukomeje rero twihuta insha Allah ku kibazo cya 17 ku bantu bitabiriye ibyicaro. Vuga bimwe mu byicaro, titire gusa, nyene titire gusa, ibyicaro bitanu twize mu byicaro 10 insha Allah, titire gusa. Umuntu utarabona igihembo niwe nshaka. Mu bantu bitabiriye icyicaro twagendaga tuvuga ngo tugiye kwiga iki uno munsi, ni iki? Titire gusa, nta n'ikindi kintu ndi bubaze. Wabonye igihembo? Allah akbar. Na reka twumve uyu mwana. Aha, azkari za mu gitondo rimwe, za nimugoroba. Aha, azkari za nyuma y'iswala, cyicaro cya kabiri. Tanga isodaka gatatu. Naam. Santa barakallahu fik. Ibyo twize mu byicaro umwana arabivuze. Miti urayimuha gute? Haje. Ubwo uraza gukora mwese inshallah. Naam. Icya 18 umwanditsi w'igitabo yitwa nde? Umwanditsi twirirwa tumuvuga, arazwi cyane. Umwanditsi w'igitabo yitwa nde? Turashaka umuntu utasubije. Kanze mbakopeze kuri iki ngiki. Hari umuyimamu ujya ukunda gusoma alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Now la tumikuriya kuri bu wabonye ibihembo? Oya ntabwo ndi bugusoma. Ntarasubiza, reka twumve.
inde rahimahullah inshallah tabarakallah rahimahullah munze kuvuga ijambo rahimahullah bisobanuye Allah amugirira impuhwe ariko ntago ari izina ntago arasubiza reka twumve naam Sheikh al-Imam Abdurrahman al-Hudhaifi nawe uze kureba umuvandimwe akore ku kanyenyeri inshallah naam ikindi kibazo kiroroshye cyane ni akahe kamaro ko kwiga idini akahe kamaro ko kwiga idini ikibazo kiroroshye cyane ni akahe kamaro ko kwiga idini uravuga ibintu bitatu by'akamaro ko kwiga idini ni ibibazo rusange cyane mzee yamanitse ni akahe kamaro ko kwiga idini Hasani yasubisha ariko naam ntabwo muzi akamaro ko kwiga idini subhanallah ndashaka umuntu utarasubiza ntabwo mushaka gukora akanyenyeri akamaro ko kwiga idini naam umusaza sinzi muhe mikoro tubwire naam kuvuga bibiri cyangwa bitatu umumaro wo kwiga idini nta kibazo tubwire kimwe inshallah naam ko kwiga idini ibyiza byo kwiga idini na umusaza ati kugira ngo usobanukirwe twiga idini kugira ngo dusobanukirwe Imana reka tukimuhe inshallah umuvandimwe uraza kumundebera inshallah na tugeze ku cyakangahe icya 20 aricyo cya nyuma twahita dutanga hano hari ibihembo by'umwihariko ku bantu bahuduriye cyangwa se bagize presence kuva kutangira abamarayika bitwa as-sayahin cyangwa se as-sayahuna na abamarayika bameze bate abamarayika as-sayahin cyangwa se as-sayahun twirirwa tubavuga hano ni abamarayika bashinzwe tujye dutega amatwi twumve inshallah reka twumve لا لا هو بيت حملة العرش السياحين تكيلوا تبيفوا nta kintu turi buguheshe wabonye ibihembo byinshi Hassan tabarakallahu fik na abamarayika ni ingeri nyinshi ariko no mu bamarayika basabira umuntu babita as-sayahin n'abamarayika basubiza intumwa y'Imana sallallahu alayhi yuvuze sallallahu alayhi wasallam bagasubiza ishuri 10 ni as-sayahin n'abamarayika batembera baza muri ibi byicaro byo kwibuka Imana babita as-sayahin cyangwa se as-sayahun n'abamarayika baza mu cyicaro nk'iki cyiza ibibazo bikaba birangiye noneho harabura ikibazo kimwe turi bubaze noneho igihembo nyamukuru kamanze ndebe kwanza kuntu bimeze hano harimo telefone ebyiri telefone imwe irimo amayinite y'ukwezi kose guhamagara kuri nimero ushaka hakabamo na interineti y'ukwezi kose irabonwa n'umuntu turayikoraho bwa nyuma ariko indi irabonwa n'umuntu ugiye gusubiza iki kibazo iki kibazo ntabwo ni ikibazo gikomeye cyane mucyumve neza wenda nakifuje ko imamu na naibu imamu ariwe watanga ibi bihembo inshallah no kubazana inshallah
hano hari ibihembo bikuru. Mbere yo kubitanga, reka tubanze dutange kwanza by'umwihariko. Dufite ibihembo by'umwihariko by'abantu bitabiriye uhera ku munsi wa mbere. Umuntu wa mbere nabonye witabiriye ku munsi wa mbere kugeza kuri uno munsi insha Allah harimo uyu musaza. Uyu musaza iyo nje kwigisha nkarangiza anangira hariya ku musigiti, hariya ku muryango akambwira ati hari iduta uri utakunyandikiye, tukajya gufotoza iduwa. Igihe mbyibagirwa ariko akambwira ati ntabwo uri buncike. Muri ibyo rero namugeneye igihembo cy'umwihariko insha Allah, yaza akanagifata. Mzee eba ari mu bantu banyibutsa ese ibi iduwa zanjye ziriwe. Mashallah, Allah mwishimira, akomeza muhe ibyiza. Mu bantu twatangiranye iki cyicaro ibyumweru 10 yicaye hano kandi akurikira. Twanamara no gusara ingiye kugira akabwira ati she ya duwa wavuze yinyandikire. Akaba yigiye nyimwandikiye, akaba n'igihe tugiye nkayimusorera ku rupapuro. Ari mu bantu bitabiriye. Undi mu bantu bitabiriye insha Allah no mu bantu badufasha, yahoza anadufasha hano, ni Bilal. Bilal nawe akeneye akwiye igihembo. Murabona ukuntu yirukanse akwiye igihembo insha Allah. Bilal ari agiye gutawaza. Igihembo ni iki hano. Hanyuma noneho akaza wa gatatu, noneho turamukura mu bantu bitabiriye batigeze basiba n'umunsi wa rimwe. Reka nze tubaze Bilal ni uri bugitange. Hanyuma hano hari telefone ebyiri. Imam na naibu imam nibo bari buzitange insha Allah. Kandi izo telefone hano hari ikibazo cy'ingutu kigiye kubazwa, uri bugitsinde arakibona. Ariko Bilal, igihembo cyawe, uri mu bantu badufasha insha Allah gukora izi gahunda zose. Murabona na circulation yagiye akora. Hanyuma ikindi, ku bantu ubona bitabira, ninde muntu utari wasiba? Yenzu no musaza utajya usiba. Nuwe muntu mubona utajya usiba ku bantu bakurikirana? umuntu utajya usiba. ukunda gusiba nuko uyu munsi atabonetse. Yasibye ubwo ngubwo. Ni Amin yagize impamvu. Amini ntabwo yasiba ikigisha Allah. Nashakaga ko abantu bongeramo witiri. Ushobora kwishyura ariko qiyamul layl urayibayirirwa insha Allah. Twanabonye ko n'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iyo witiri yayicikaga cyangwa se iri muri gahunda yarayishyuraga bukeye bwaho. Wa barakallahu fikum. Baza mbwira naibu imam ko yamugezaho igihembo cye insha Allah. Santa barakallahu fikum. Mugezeho igihembo cye cya telefone. Na agezeho igihembo cya nyuma, telefone masha Allah tabarakallah irimo amayinite y'ukwezi, harimo no guhamagara by'ukwezi. Iyi ngiyi ni imamu yitanga. Hano ku bantu bahawe nimero bakurikira icyicaro, hano harimo nimero. Ubwo nimero ari bukuremo imamu akayivuga igahora n'umuntu uyifite, ubwira bariye inshallah. Qadarullah. Reka twumve inshallah. Na imamu niyizire arebemo, nakuramo nimero kuramo utarebye. Nimero 6. Umuntu ufite nimero 6 ni cyangwa ni 9. 6. Baba ufite kangahe? Telefone ni yawe inshallah. Ya salam.